Hari abantu tubona uyu munsi bakomeye bakuzuza stade bakagira miliyoni z'abafana ariko ntitumenye aho byose byatangiriye. Uyu munsi tugiye kureba ukuri kutavuzwe kuri Bruce Melodie mbere, kuba umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Mbere y'izina Bruce Melodie hari umusore witwaga iki Bruce. Nta mafaranga yari afite, nta fame, nta muntu wizera ko yazaba umusitari. Hari igihe bamwe bamubwira ko umuziki ari inzozi zidashoboka, ariko hari ikintu kimwe atigeze areka: inzozi ze. Mu ntangiriro z'urugendo rwe, Bruce Melodie yaririmbye ahantu henshi hato cyane, amarushanwa mato, ibirori bidafite audience nini, akenshi yanatahaga nta gihembo. Indirimbo ze za mbere ntizahabwaga umwanya kuri radiyo nyinshi. Hari igihe yajyaga muri studio ariko recording ikabura kubera ikibazo cy'amafaranga. Icyo gihe byasaga nk'aho inzozi ze zirimo kugenda zizima gake gake. Abantu benshi bari bamaze kumubwira bati, shaka kandi kazi gasanzwe, umuziki si uzagutunga. Tekereza kuba wizera impano yawe ariko isi itabyemera. Ariko Bruce Melodie yahisemo gukomeza nubwo bitari byoroshye. Igihe cyarageze atangira gushaka style ye bwite, ijwi rye ridasanzwe, melodi zoroshye n'indirimbo zakoraga ku mutima. Abantu batangiye kumwitaho buhoro buhoro, izina Bruce Melodie ritangira kuvugwa. Ntabwo byahise biba fame, ariko byatangiye kuba intangiriro nshya. Yakomereje aho, indirimbo zikomeza gusohoka, abafana bariyongera, concert zitangira kuba nini. Uyu musore wahoze ashidikanywaho atangira kuba umwe mu bahanzi bayoboye umuziki nyarwanda. Uyu munsi afite awards, afite collaboration mpuzamahanga n'abafana babarirwa muri miliyoni. Ukuri kutavuzwe kuri Bruce Melodie nuko success ntiyaje mu ijoro rimwe, yanyuze mu gutsindwa, mu gushidikanywaho n'ibihe bikomeye, ariko ntiyigeze arekera. None se tekereza nawe, iyo uza kwemera amagambo y'abambwiraga kurekera, uyu munsi twari kuba tuzi nde? Wowe ubitekerezaho iki? Andika igitekerezo cyawe hasi muri commentaire, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe.